kiriya wambwiye teta genda ujye kuzana wa mwana. Rebe nimba kabari dore ngakana uyu mwana ntago ari uwawe. Uyu mwana ntabwo umuzi nubwo hashize igihe kinini ndamwibuka ariko ntabwo ari uyu nguyu kandi wanjye yari mwiza cyane kurenza uyu mwana rero nimba atari uwawe ugiye kumwirukana ave muri uyu. Abana bose ni bamwe nta mwana uruta undi. ese arabakimara cyangwa bamutoraguye mu muhanda umwana si uwanjye ntawe umuzi arabakimara iki hanga heta anatwibye. Umva fiyo aho kugira ngo uyu mwana ave hano we wagenda ariko wigize ibiki kubera cyumva ko naho umaze iki hano we wagenda kubera neza aho kugira ngo agende muceceke reka mbabwire mureke mwumve uyu mwana egerayo amfire hano mu rugo nimba wiyemeje yuko agomba kuguma hano wabyumvise umugaburire ujye umwambika ujye umuha buri kintu icyo ari cyo cyose utakivanye hehe hano urabyemera? ibyo nzabikora rwose. Sawa vane akasimbe genda mugende musubire mu byo mwakora genda nagende nambe n'imbere ngomba kumwirukana akagenda uzagenda umutumwe kandi uzajya unamugaburira. Nande biriya mukobwa ubuse ko kumwana w'abandi yagiye Nemada wagarutse wagarutse reka rero mbaze nkuvugishirize ku bakuru. umva wa mugore we kuko tuzanye wa mwana nagutumye kugira ngo tumutambe w'igitambo. ngambwira uriya mwana naramutoraguye uri mu rugo nta nubwo dufite icyo dupfana nta nubwo ari amaraso yacu. nyumvira umva wa mudamu we mva rwose wa mugore we umwana arare kandi ari mu nzu yawe none ngo baramubuze muzane kuko uriya niwe uzaguhesha urubyaro utaramutanga nta rubyaro ushobora kugira wa mubyeyi we. Erega nakubwiye ngo uriya ntabwo ari amaraso yanjye nuko namutoye nkamushyira mu rugo ariko ndacyashakisha rwose. wagashakisha wagira uterero wa mugore we ndora umugabo wawe ndimo ndabona vyuma imahanga ndibona rwose azayiwe iwanyu ariko kigera mu rugo iwanyu azahita abana n'umwana ubereye nyina wabo koko utabyara. Oya rwose nimushakira intsinzi mbigenze gute koko? ngo urashaka intsinzi ngo intsinzi nuko rero niba ushaka intsinzi ugomba kuzana uriya mwana tukamutamba w'igitambo. icyo nakumenyesha nuko ugomba kugaruka umuzanye. reka nze ngerageze nubwo bikomeye byose reka nze ngende njye kumuzana. mwashoboshera uriya mwana wazanye n'amaraso yanyu ariko ntimubizi genda umuzane. gira bwangu shogoshera gira bwangu nawe gira vuba genda.
uzi ikintu wagutumiye hano hari umwana batoraguye bashaka kubaza ko ari uwa Fiona nuramuka ubyemeye baratagufunga umbabare nimba ukunda ubuzima bwawe byose ubihakana ibyo bambaza byose nabihakana ubihakana uvuge ko utamuzi nta naho wigeze umubona utsembe kuko bari kukwita umubyeyi mubi baratagufunga kuko bishobora kugukoraho birumvikana ngo uri umubyeyi mubi bashobora kugufunga akagwi inama aragaciye zarorotse ni nyinshi hari ikintu twagushakiye agashaka no kuguma inama umwana twatoraguye kugira ngo ndebere ko yaba ari kagahunda kanjye urabizi ko namusize kiri mutoya ntaba namwibuka kandi nta gakobwa ni agahungu imvura iragwa rwose ahantu hose mu gihugu hino mbonye uko umuntu wese uri bukubaze kumuzi uvuge ko ntaho umuzi n'umusaza wari bukwereke ubwe ko nta hantu na hamwe umuzi sibyo kandi uvuga ko ni kwa abantu bari muze papa ni wa mwana urabona aho umuzi uzi ikintu wagutumiye hano hari umwana batoraguye bashaka kubaza ko ari uwa Fiona nuramuka ubyemeye baratagufunga umbabare nimba ukunda ubuzima bwawe byose ubihakana ibyo bambaza byose nabihakana ubihakana uvuge ko utamuzi nta naho wigeze umubona utsembe kuko bari kukwita umubyeyi mubi baratagufunga ntabwo ari we nta nubwo wanasa uyu mwana ntasigaye aramutse anzi yavuga ati ndamuzi uriya musaza nta hantu wigeze umureba reba hariya ntabwo umuzi nibwo bwa mbere mubonye ariko igihe umwana abwire ko atamuzi uragira ngo ababwire ngo uti uyu ni umwana ku buryo yabererwa umuntu azi ntabwo ari we